Yes, reka rero mbifurize kugira igitondo cyiza shuti bakunzi ba Top Kivu News. Nizera ko mumeze neza cyane rero aho muri hose. Imana ikomeze kubana namwe mu byo mukora ibyo ari byo byose. Hanyuma rero munyemerere dutangira amakuru. Muri iki gitondo mbazaniye amakuru akomeye cyane. Na makuru azindutse ariko na makuru noneho mashyashya navuga ko ari amakuru asa noneho nameze ukuntu. Mwitegure ngiye kuyabagezaho neza cyane gatanu kuri bagenzi kako. Mwegere hino mutera udutebe kugira ngo mwumve ibizindutse muri iki gitondo. Amakuru angezeho nona Tshisekedi abonye byanze, amaze kubona byanze yirukankira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agiye kureba President Trump, kureba yuko noneho ashobora kugira icyo yahindura zangabo ziriwe zikamufasha. Agiye kumubaza tese ko wampaye abasirikare bakaba batari mu kazi bimeze bite. Ibi ngibi ndaje tubigarukeho. Hanyuma kandi turababwira ko intumwa ya Trump Masadi Burus, uyu mugabo bamubaje kubijyanye n'umutekano wa Kongo ndetse n'uwa karere, aravuga ati ibi bintu ati birasaba imyaka myinshi cyane, ati kandi ibi bibazo kubikemura birasaba kubihera mu mizi, ati nta wafasha Kongo, nta wafasha u Rwanda, nta wafasha u Burundi, yewe nta wafasha Uganda na Tanzania kugira ngo bibashe kugira gute kumvikana neza. Ati ibi bintu rero birasaba kubihera aho byatangiriye, ati kugira ngo kino kibazo kizakemuke. Ndaje mbahereze amakuru akome cyane. Hanyuma rero izasarambwe nazo ntago zigeze zorohera abo bahanganye nabo. Zazindutse zitanga breakfast ku basirikare b'abarundi, babahaye icyo bita breakfast, babahaye akacyayi n'imigati. Ndaje tubirebere hamwe ese koko M23 isigaye itanga breakfast ku gisirikare cy'u Burundi, ibi bintu bazabivamo. Aho ngaho igisirikare cy'u Burundi nticyaba kigiye kudoha cyane. Munyumve neza cyane muraza gusobanukirwa ibyo ndi kugenda mbabwira. Hagataho turabwira ko kandi twirwaneho mu bice byo mu Minembwe. Iyi nayo burya ntago yoroshye, yazindutse ikora ibindi bitangaza. Hanyuma umuvugizi mu bya politike Lawrence Kanyuka wa M23 yongeye kongera kuvuga ibi byafashwe nko kwikomanga mu gatuza kuri leta ya Kinshasa. Yavuze ko none ibitero mwumvise Gisangani ngari toto cyane kuko mu minsi mike barabigaba Kinshasa. Mu minsi mike barabigaba Kinshasa. Yavuze yuko bino byabaye muri Gisangani ari ibitero biri toto cyane. Avuga ko ibyabaye ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye ari bitoto cyane, ahubwo none ibigiye kubera Kinshasa ari byo bikaze. Ese koko mama 23 yaba igiye kugaba ibitero Kinshasa by'ikoranabuhanga, baba bagiye kongera koherezayo utuntu tw'utuvirusi kugira ngo babashe kugira ibyo bikotororera? Aho ngaho Tshisekedi ntiyabagiye mu kaga. Reka nze tubirebere hamwe ibi biri muri bimwe mu byajyanye Tshisekedi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma kandi uwitwa President Evariste Ndayishimiye akubutse muri leta nanjye akubutse ara mu Barabu muri Dubai. Ubu daje mbabwire ibyo yari yagiye kugira gute kuganirayo n'abayobozi mu nama yahabereye. Ese ni iki uyu Neva ahavanye iki? Uyu mugabo watangaje karwaye atarwaye kugira ngo akunde yikorere misiyo ziwe neza cyane. Ndaje tubirebere hamwe tubyinjiremo. Andi makuru ndababwira kandi ko ubu tuvugana icyitwa abacashuro bamaze kwiyongera. Tshisekedi mu byamujyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo no kongera kuvugana neza n'uwitwa Eric Prince, noneho barebana face to face bari hamwe bakaganira kubijyanye n'abandi basirikare ngo barenga hafi 2,000 agiye kumwohereza babacashuro. Bivuze ngo urugamba rugiye gusubira hehe irudubi. Hagataho kandi turabwira ko ibijyanye n'ibikoresho bya drone byatangira none kwiyongera. Aya ni amakuru menshi cyane kandi amakuru meza cyane agezweho. Hanyuma rero ndabasaba gukanda kuri subscribe niba bishoboka kabisa, mwihangane mukande kugira ngo amakuru nk'ayangange nyabagerezaho kugiye. Hanyuma kandi rwose ubwo nibwo bufasha bukomeye cyane tugusabye. Nuzirangiza gukanda subscribe uze kujya muri comment unyandikire umbwire ko turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Ni iby'ingenzi ni n'iby'agaciro kuza kubana namwe, nzi neza cyane ko mwamaze kugira gute kunkurikira. Hagataho rero ndabibutsa ko dufite urubuga rwa groupe ya WhatsApp yacu ya Top Kivu News. Hanyuma uze kwibuka ujye muri comment urebe comment ya mbere ipininze ya mbere yanditswe ya Top Kivu News, urebeho link ya groupe ya WhatsApp ukandeho, uraza kwisanga muri groupe yacu. Hanyuma ama video y'urugamba, amafoto,
y'ibyabaye hari ku rugamba. Urabizi hano ntago dushobora gucisha abantu bapfuye cyangwa abantu bakomeretse, ntago byemewe. Byose uzajya ubisanga muri iyo groupe tubanamo hamwe n'abandi bavandimwe batari bake cyane. Hanyuma rero uyu munsi mugerageze mu joining muri benshi, muze kuba basi nk'abantu 200, muze kurara muyigezemo kugira ngo mujye mubasha kwibonera ibibera no muri Kongo. Wenda arabo mwumva mbivuga mukavuga ngo Pacifique ubu uri kutubeshya. Ntago njya nkora amakuru yo kubeshya, ahubwo nkora amakuru y'ukuri kandi yizewe, mbanakuye ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse no hirya no hino nyine ku byagiye bitangazwa, cyane cyane nk'izo nzinduko z'abaperezida ndetse n'abayobozi, byose babyagiye bitangazwa ku bitangazamakuru by'unyarukiraho nawe urebe. Hanyuma rero munyemerera amakuru yacu tuyatangire. Turahera kuri Gisekedi. Narabwiye ngo umwana murizi nta kurugura itoze. Umunyarwanda waciye uwo mugani burya ntago yibeshye. Gisekedi niwe mwana murizi mwumvise, niwe mwana murizi bavuze. Uyu Gisekedi rero biragoye ko hari ikintu azikorera akavuga ati iki kintu ndagikoze. Ahubwo akenera iteka ubufasha bw'abandi, akenera iteka bamuba hafi ndetse n'abamukorera ibintu we yagize gute yananiwe kwikorera. Nyuma yuko mu 23 igabye ibitero mu kibuga cy'indege cya Gisangani, byaba by'ikoranabuhanga ndetse n'ibitero byo guturitsa drone zari ziriyo, Gisekedi yasaba ifata nk'impamvu ikomeye cyane yo kuza kwitwaza kugira ngo yinjirire Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Basirikare bohereje bakunde baze batangira igikorwa n'ama operation yabo bateguye bagaba ibitero cyane kuri mama 23. Ariko ibi ngibi ntago byigeze bibasha kugira gute kubahira nkuko bo bari bagize gute bari babitekereza. Gisekedi rero yanyarukiyeyo ngarebe yuko babasirikare basinziririye Kinshasa yabakangura, yabwira Trump yarangiza akabakangura bakagira gute bakaza mu bikorwa byabazanye, aho kugira ngo birirwe baryamye Kinshasa. Kumbu uyu mugabo ntagazi ko bamaze kumukomanyiriza kera. Narababwiye ngo hari abantu ushobora gukinisha hari nabo udashobora gukinisha. Gisekedi yizeye neza imbaraga habwa n'igihugu cye, ariko burya ntago imbaraga arizo zikora, hakora strategy n'ubundi bwenge budasanzwe karemano cyangwa se bwa politique umuntu abasanzwe agize gute yifitemo. Yagiye kugerayo uwitwa Joseph Kabila Kabanga yaramaze gutambikamo akantu ka giti yiturije yipoweye, ari pose kabisa yibereye hano mu mujyi wa Goma. Kumbi dira umutipe yamaze kugira gute kuyirangiza. Gisekedi akizerayo ahubwo muze gucungira hafi uyu mugabo ataza kubura uburyo ki ataha. Ndababwiza ukuri yijyanye, ariko muze gucungira hafi uyu mugabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitaza kumusigarana. Ushobora gusanga nyamara Trump yarakomeje kwikurikiranira ibibera hano muri Kongo, cyane ko yamaze no kubona yuko koko M23 irwanira ukuri, kibyirwanira ari ukuri koko k'abantu bicwa kugeza n'ubwo Kinshasa bicwa. Narabwiye ngo Gisekedi yakoze ikosa ndetse abasirikare be bamukoreye ikosa ndetse n'abapolisi ubwo biciraga abantu Kinshasa, abasirikare ba Amerika bari kubareba. Kumbi ntamenye ko abasirikare baje abeshi ari abatasi baje kwitatira amakuru. Ubundi imama 23 abaturage b'Kinshasa bayumva ute cyangwa se bayifata ute? Rero ndababwiza ukuri yuko ari ibintu bikomeye cyane, ari ibintu bitoroshye cyane cyane bikomeje kubera no muri no mirwano ibera no mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahanga rero mu by'ukuri Gisekedi yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko dufite ubwoba bw'uko atari buze kugira gute, hatari buze gutahuka, ashobora kuza gusigarara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wabona Trump amusigaranye hagati aho. Reka twite tugaruka kuba cashuro. Uyu mugabo Gisekedi rero yamaze kubona yuko ibintu byanze, haravuga ati nta bundi buryo ndakoresha usibye kongera kwiyambaza abacashuro. Mana nyagasani, uyu mugabo noneho abacashuro azanye sinzi niba baraza kugwa neza mu 23. Abacashuro barenga hafi 2,000 yamaze gukora deal, bagiye koherezwa n'uyu mugabo Eric Prince, noneho baturutse mu bihugu byinshi byo muri Amerika ndetse no ku mugabane wa Aziya, hano ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Aho hose bagiye kugira gute kugenda baturukayo. Tubibutsa kaba agiye kuzana babara abahoza ari abasirikare mu gisirikare cy'igihugu cy'iwabo, ariko babaye bari tayari cyangwa se bakitorotse ku mpamvu runaka zabo, cyangwa se bahawe impushya zo gusoza akazi nyine mu buryo bumwe cyangwa se ubundi so ushobora kubyumva uko bishaka. Aba ngaba bano bacashuro ntago baba ari abasivile, aba baba ari abasirikare tena banakomeye cyane, baba barabaye bari tayari ko nyine bakaba bagishoboye.
abangaba rero niwe Eric Prince agenda agakusanya akoramo ikigo cya Blackwater arangije akajya bohereza hirya no hino ku isi aho bakenewe mu bijyanye no gucunga umutekano. Abacanshuro rero bacyumva ko baje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe bishimye rero gati tayari tugeze muri cya gihugu cy'isezerano, ati kiriya gihugu Imana yari yarakidusezeranyije, ati uko byagenda uko ariko kose ririya buye tugomba kurivoma, ati usibye n'amafaranga ririya buye tugomba kurivoma kabisa, ati rwose iri buye ntago twarihereza. Aba bacashuru rero bose barenga hafi 2000 bakaba bagiye kugira gute, bagiye kuza hano muri Kongo. Ese M23 yabigiye kubona abandi yabigiye kubona seramvuga abandi bafatanya bikorwa cyangwa abandi izindi mbogamizi. Izi mbogamizi tubibutse yuko M23 izi kugira gute kuzikemura. Aba bacanshuro murabizi neza cyane ibyo Afande Colonel Wiringoma yabakoreye hano mu mujyi wa Goma. Aba ba mercenary mwarabibonye neza cyane ibyo Afande Wiringoma yabakoreye. So ntago nkwiye kubitindaho wenda ngo mbigeho ngo mbifateho umwanya, munyemerere ninjire mu yandi makuru nabateguriye kuri uyu munsi. Hanyuma rero ndagira ngo munyemerere turacyari ku nzinduko z'aba perezida bombi, turagaruka kuri breakfast yahawe aba basirikare b'Abarundi ndetse n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igisirikare nyine cy'iki gihugu FARDC n'abafatanya bikorwa Wazalendo, FDR ndetse n'abandi batera nkunga barimo n'abacashuro ndetse n'abasirikare ba Tanzania. Nibiki byababayeho nabyo uraza kubimenyera muri aya makuru cyane, ukomeze unkurikire akantu ku kandi nakubwiye ko nta kintu ndavanga nta gusobanuriye mu byo nakubwiye mu ngingo z'ingenzi. Hagati aho rero Perezida Evariste Ndayishimiye ari avuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ahangaha rwose ni mu mujyi wa Dubai, ahari hari kubera inama yari irimo kwigirwamo n'ubundi bijyanye n'umutekano cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Bamaze kwanzura ko rero ibi bibazo bigomba kuzafatirwa imyaka myinshi cyane, ni ukugihera mu mizi iki kibazo cy'akarere. Nyamara bamubajije ku mubano we n'igihugu cy'u Rwanda avuga ko kabisa ibintu bimeze neza, ati usibye ku Rwanda ruba rumwinjirira ati cyane, ati ariko buriya ati ibintu buriya ati n'ubutoma rwose bimeze neza cyane. Kise Neva rero nk'umuntu warumenyerewe cyane kugenda avuga nabi u Rwanda, nari nzi ko ubu ngubu yavuze ati noneho bamereye nabi, ati kugera no munsi y'uburiri bwanjye ubu barimo, ariko noneho nabyo yavuze. Uyu mugabo ntabyo yavuze, kandi mu minsi ishije yararimo avuga ko n'abatetsi be bashobora kuba bakoreshwa n'u Rwanda, kugeza nubwo yavuze ko no muri guverinoma aho yicaye haba harimo umukozi wa Kagame, nguko byagenda uko ariko kose ngahantu ari haba harimo umukozi wa Kagame. Ati rero yari afite ubwoba nk'ubwo ngubwo, ese yaba Kagame yarakwiye abo bantu be nk'uko ajya bivuga nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngo niwe umugendaho, yaba yaramaze gukura haba mugendaho. Uyu mugabo noneho kuki yagaragaye atari kuvuga nabi u Rwanda? Aha hantu rero hashobora kuba hari ikintu cyihishemo. Ni nyuma yuko mu minsi ishije indege sosiyete ya Rwandair itwara abantu n'ibintu cyane cyane byo mu kirere nyine yageze hariya i Bujumbura ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Murabizi neza cyane yahise igaruka mu Rwanda gishubagwe yahise igaruka bitewe n'iki, barayangiye kuhagwa birangira igarutse mu Rwanda. Kuva icyo gihe kugeza ubu ntago haratangazwa impamvu. None Neva bamubajije ku mubano we n'u Rwanda asubiza ko bimeze neza, ko kandi bari kugira gute, bari kujya babyumvikanaho mu kuntu buhoro ngo ko bizeye ku mutekano w'ibihugu byombi uzagaruka. Ariko kubijyanye n'imipaka byo wapi, ati byo gufungura imipaka tube tubyihoreye, ati ndabaza abanyarwanda, ati n'abantu twabanye kuva kera, ati twahoze duturanye, ati abanyarwanda ndabazi cyane, ati nabo baranzi ariko ati namaze kumenya amayeri yabo rero, ati kiza nuko nagize gute namaze kubasobanukirwa. So Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu rero nawe utorohewe, usigaye yicara agasinzirira aho yicaye kubera ibibazo, usigaye ujya kunywa amazi akayasuka mu gikombe cy'igikoma, bigaragaza ko uyu mugabo anakunda akantu k'agakoma cyane. Uyu mugabo wagiye ugaragara mu bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye cyane cyane n'ibyateza imbere igihugu, ariko akagaragara hanini avuga imbwirwaruhame ziteye zisekeje cyane. So ubu kugeza amagingo aya ngaya rero ni umwe mu bantu banakomeye cyane hano muri Afurika, kubera ko yamaze kugira gute guhabwa amahirwe yo kuba yayobora. Hari inzego yahawe zo kuyobora. Ahangaha rero kambabwiza ukuri yuko Neva kugeza amagingo aya ngaya avuye muri Dubai, ariko akigera mu gihugu cyiwe cy'i Burundi yongeye ahindura abantu bamutekeraga, yongeye arabahindura. Uyu mugabo avuze ko nta mutetsi azajya akoresha ibyumweru 2. Kirazira ntabwo ugomba gukora mu rugo
kwa perezida kwa Evariste Ndayishimiye ngo akora ibyumweru 2 agomba kuba yamaze kugira gute gushaka abandi bagomba kuza kugira gute kumukorera. Kubera iki? Yamaze kumenya ko aba bakozi bamutekera ari bo bamuroga, ngaba abakozi bamutekera ari bo bagira gute bamuroga. Gusa ibyo ngibyo ntago dukwiye kubitindaho. Reka mbabwire ko uwitwa Reverend kuri uyu mugabo Nevi yagiye, uyu mugabo nabwe asigarana igihugu neza, abaturage bafite uku. Ndabwiza ukuri ko mu matora ya 2027 uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuzahagarara akabura n'umutondi inyuma. Bitewe n'iki? Bitewe nuko atakunze kwigaragariza abaturage kenshi nkuko yahoraga abikora mu minsi yatambutse. Mu minsi ishije rwose uyu mugabo yajyaga agira cya akajya mu baturage bakajya gusarura imyungu, bakajya gusarura ibijumba, bakajya gukundurira ingurube n'amahene, gusura ubworozi bw'isazi, gusura ubworozi bw'ibinyamushongo n'ibindi bigiye bitandukanye asanzwe yororera hariya mu gihugu cye cy'u Burundi. So hagati aho rero munyemerere tute twigarukira ku basirikare b'abarundi bamaze guhabwa breakfast. Ese mu 23 isigaye gira impuwe bingana uku nguku ariko mana nyagazane, reka mbabwize ukuri kw'Imana, abasirikare b'abarundi nuko basengera ku buryo bukomeye cyane. Bajya kurwana bashonje, reba nko muri iki gitondo bazindutse bagaba ibitero, baba baraye bari agasani nabwo k'umuceri katuzuye, kari udushyimbo twuzuye amazi menshi cyane bidakaranze, biri mu twunyu gusa, nabwo imyunyu ya gikukuru imwe bashyira mu nka, imwe bahinka bambe. Imyunyu ya gikukuru sinzi niba ari kabeshi muri mwe murayizi, munyandikire ngo gikukuru muri komenti, niyo bashyira mu bishyimbo kugira ngo bishye vuba vuba, barangiza bagafata udusosi bagashyira ku miceri, barangiza bagahereza bano basirikari cyangwa se bakabaha ubugari. Mu minsi ishije basi bajyaga bapfa kubaha ifu y'ubugari bw'imyumbati, bakanabakubita n'udukombe twishi twa saradini kugira ngo aho bageze hose bagendanye udusafuriya bahite bacana, nibarangiza bateke bagire gute barye. Ariko kugeza amaginga ya ibyo byose ntibakibibona, ahubwo basigaye barya kurwana, barangiza bakabazi neza ko aho baza kurira ari ahantu hamwe, ari aho ngaho nyine baza guhurira ari benshi bakarya ako kamanyu k'umutsima cyangwa se ako gasahani k'umuceri. So hagati aho rero urumva ko ni ibintu biba byakaze. Uyu munsi rero operation zabayeho nizuko mu 23 izindutse yica abasirikare batari bake b'abarundi, izindutse ikomagura cyane abazarendo ndetse na FARDC, izindutse ikomagura abacashuro. Ewa nangaha rero baba bagaragaye urwego bariho, intari za Sarambwe ziracyabari hejuru cyane, nubwo byagiye bitangazwa kenshi ko ari ibice byinshi cyane abasirikare b'abarundi bigaruriye, ariko ntabyo ahubwo bakomeje kujya batsindwa uruhenu. Twihuse cyane rero babwire ko kandi twirwaneho uyu munsi nayo yongeye kugaragaza ubukaka ndetse n'ubushongore bwayo, ibwira abazarendera babwira ati toka kure mwabibwamwe, ati mugende kure cyane. Bitewe n'iki? Bitewe nuko bongeye kugerageza ibindi bisa n'ibitero, ariko amakuru ahari nuko bari bagiye kwiyibira amahene n'amaguru bihara mu baturage ngo barebe yuko bwacya kabiri, kubera inzara nabo ibamereye nabi. Gusa twirwaneho ntabwo ibyo bireba cyane ko hari aduyi wabo aramutse abafashe yabarasa, nabo rero bafashe uwo aduyi wabo nabo bahita bagira gute, bahita bamurasa. Ibyo byose rero ndagira ngo mbabwire yuko ari byabayeho uyu munsi. Hanyuma teritwari wari kare rero ibintu byakaze mama 23 nyamara yakamejeje ati tayari wowe wari kare ugomba kugira gute kuza kuvamo kajya mu maboko yacu nk'ubundi nkuko wagize gute wayahozemo. Bitewe rero nuko aba basirikare bababirigi byakomeje kugenda bibacanga kugeza amagingo yangara rero 23 irimo iragira gute, irashaka gusoza igikorwa cyangwa se operation yabo yo kwigarurira iyi teritwari bari kare. Hanyuma rero MV turahaye gasopo Kinshasa, bababwiye ati mukomeza kwanariza cyane ibijyanye na Gisangani, ati mukanya gato muraza kwanariza icyo kibuga cy'indege cyanyu cyaho ngaho i Kinshasa, turaje tweze akantu k'akavirusi gatoya ubundi tuwe tubafite mu minsi nk'itanu cyangwa se nk'ingahe, muraza kuba mwamenye ubwenge bw'ibyo mugomba kuvuga n'ibyo mutagomba kuvuga, bw'ibyo mugomba gukora n'ibyo mutagomba gukora. Ibi rero byatangajwe n'umwe mu banyapolitike bayi mu 23. So reka rero mbashimire, mbafuriza kugira igicamunsi cyiza, mwibuke gukanda subscribe, hanyuma mwibuke no kujoininga groupe yacu. Imana ibarinde, ndabakunda cyane, mbafite ku mutima. Bye bye.